Yego, turagujije kandi turagushimiye wowe ufunguye ino nkuru, wowe ufunguye ino video. Ikintu cya mbere ngusaba mugenzi wanjye ni gukora subscribe, gusharinga no gukora like kugira ngo ibyo biganiro byacu dukora umunsi ku munsi bizajya bigera kuri benshi. Twizere neza ko ibiganiro dukora birimo ubutumwa bugeraho kuvanaho umunyarwanda, icyiciro waba urimo cyose, waba umusore, waba umuhungu, waba umukobwa, icyo waba aricyo cyose. Twizere neza ko ibintu dukora bishobora kugira bikuvana mu buryo bw'ibitekerezo, mu buryo bw'ukuntu ubona igihugu cyawe bikagira n'ahantu bikugeza. Ikintu kimaze tugusaba rero kugira ngo bihenure benshi, bigere kuri benshi, kora subscribe, kora share, kora comment, niba bikunyura, niba ubona bitakunyura kandi nabwo bitubwire. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku mateka y'u Rwanda, ariko amateka atatandukaniye, afite aho atandukanye n'ayo bavuga. Ni amateka yo gusanisha ese iki biba urakavuga biriya nibyo ese birakwiriye. Uyu munsi muzi neza yuko Gerigori Kayibanda akimara gufata ubutegetsi, cyangwa se Mbonimpa Dominique akimara gufata ubutegetsi muri za 60 na kuzamurwa 94, ahantu tugiye kugenda ntabwo turi batinde cyane, amagambo atari bahavuge ntabwo ari amagambo yo gukomeretsa uwo wese watega amatwi na video. Ni amagambo yo kubaka igihugu, ni amagambo yo kuvuga ngo uyu nguyu kuki avuga ibi ngibi ntavuge biriya. Ese ibi ngibi byo ntabwo ari ibintu byakabaye kuba bivugwa, ntabwo ari ibintu byakabaye kuba bitindwaho. Yes, nari ntangiye mvuga niyo reka mbivuge gutya bo nk'uko babyita abahutu, nk'uko biyita, ariko mumbabarire niko njye mbivuga, kuko nuko nabo biyita, kuko bavuga ko bigaranzuye ubutegetsi bw'abatutsi muri 59, nk'uko mubivuga yuko mwabyigaranzuye mugafata leta cyangwa se mugafata ubutegetsi mugashyiraho perezida cyangwa mugashyiraho ibintu by'aba perezida, mukavanaho kingdom, mukavanaho ingoma ya cyami, mukirukana abatuye u Rwanda, mukavuga ngo nibo bahunze kubera ko ngo umwami atakiriho. Nyamara ibyo ngibyo ejo bundi narabivuze nabisobanuyeho. Nta kuntu wowe ushobora kuvuga ngo urahunze, uhunze imirima yawe, uhunze imirima yawe yari yeze, ni urugero, uhunze ifamu yawe, uhunze inzu yawe, ngo nuko umwami atakiri ku ngoma, ngo nuko intare bayishenye. Ntabwo ibyo bibaho, tubyumvikane. Mwahoze imbaraga, mwashaka mugashyigikira icyo kije. Abanyarwanda bamwita abo batutsi muvuga ko bahunze muri 59, ntaho bari barigeze babona leta ya nyine yo kuba umuntu afite perezida ngo baboneho ububi bwayo, babone ikibi cyayo. Tuvuge ngo ibi byarabakanze, kuko bari barabibonye na mbere, perezidansi ikaza mbere, cyangwa se ibintu bya perezida bikaza mbere, byarahabahabuye. So aho kugira ngo babe mu gihugu rero ibyiza bayihunga bakagenda, kuko umwami atakiri mu Rwanda, ntabwo ibyo bintu babibonye. Mwarabirukanye, mwarabimenesheje mu gihugu cyabo. Mumaze kubamenesha, mufashe leta, mugubwa neza, naho bagiye bagabira ibitero nshuma kugira ngo bumvikanishe ibitekerezo byabo, bumvishe ko n'igihugu ari icyabo. Nyamara kugira ngo batekerezeho, mwarajeho kumva ko ari inyangarwanda, ari inyenzi zidakwiriye kuza mu Rwanda. Nyamara tuzirikane neza yuko bashaka igihugu cyabo. Ariko Nahimana na bagenzi bawe mumbare kuzajya ngarura Nahimana mu biganiro nkora, nuko nzi neza yuko ari we ukwirakwiza amatwara y'inzangano kuri YouTube, nuko nzi neza yuko ari ufite akarimi kabi kabeshya kandi kabeshyanya ubwenge nakwita ngo n'ubw'inzoka, mbabarire, bagahindura abantu benshi kuba inganzwa z'amateka adafite umurongo. Nahimana, ndagira ngo nkubaze, ububabare, uburibwe, ubucanshuro bw'abantu bari barerukanwe muri 59, kuki utajya buvuga? Kuki utajya bwitaho? Kuki utajya bwo uvuga akaboro kabwo abantu babayeho mu buribwe mu myaka 35 isaga? Kuki utajya uvuga ngo byari bikwiye ahari wenda ko ibitero nshuma cyangwa se buriya butero bwo muri 62, 68 byabaho, cyangwa se byari bikwiriye yuko RPF itera, cyangwa se nk'uko mwe bivuga itera nyine, ariko nyine urumva yinjiraga igihugu, twe niko tubyita kandi nako bimeze koko, kuko abo yasize inyuma bari babayeho nabi, mu buzima bwo guca inshuro, mu buzima butabwa mu gihugu cyawe, mu buzima utishimiye, mu buzima umazemo imyaka myinshi, mu buzima butanejeje, ndetse ubuzima bufite abana bafite inyota yo kubona igihugu cyabo. Bacyumvaga mu nkuru nka kwa kundi umuntu acira umugani. Icyo kintu kuki utajya ukivuga? Kuki utajya ugitungaho urutoki? Ahubwo ikintu witungiraho urutoki ni ukuvuga ngo Gitera yari intwari,
Kayibanda iyi ntako atagize. aha we hindura imvugo. RPF yateye u Rwanda cyangwa se yaje mu Rwanda cyangwa se yinjiye kubw'impamvu ifatika, kubw'impamvu mwe mwari mwaranze kumva, kubw'impamvu babajije Habyarimana bati ikibazo cy'impunzi arakivugaho iki. Yaravuze ati ikibazo cy'impunzi naragisobanuye, igihugu ni gitoya. Ibyo bintu kuki utari babisheshe mu kanwa kawe? Urumva atari amakosa umuntu nka perezida yavuze? Nta makosa ni amahano. Kuki utajya ubivuga? Igihugu ni gitoya, twaremereye kuza gusura bene wabo bagasubirayo. Urasubiza umunyarwanda imahanga kuki? Wamuretse akaza agashabika nawe akabaho uko ashoboye, agaturana na mugenzi we kandi ko byashoboka. Icyo kintu ntabwo mujya mukivuga, ntabwo mujya mugikomentingaho. Ahubwo ahantu njyewe nemerera yuko nta kindi kibari imitwe yanyu ari amacakubiri, ari inzangano. RPF yo irwanya kugira ngo icyure impunzi, ihamagarira abari ishyanga kuza mu gihugu, mwe mwumva yuko ari ukuza kubica. Kuki mwumva gutyo? Kuki mwumva ko itarimo gukora ibyananiye leta ya mbere n'iya kabiri, leta ya Kayibanda n'iya Habyarimana ndetse n'iyambaye umutwe tutayibagiwe? Twigarukira inyuma. Abanyarwanda aho babaga bari hose muri kiriya gihe biruka mu gihugu cyabo bari babayeho nabi. Ibyo ngibyo uwagira ute wazana amariganya mu kanwa kawe ameze ati ntabwo wabihakana. Hari abatangabuhamya babaye muri ibyo bintu kugeza n'uyu munsi. Hari abatangabuhamya bageragezaga kugaba ibitero mu isi by'inyenzi cyangwa se wenda gutyo bitaga iby'inyenzi bya 62, 61. Ibyo bakorera na Kayibanda ninde utabizi? Kayibanda ibyo yakoreye bari abanyarwanda bashaka kwinjira mu gihugu cyabo, hari umuntu utabizi? Ese babikubwira ukabikerensa? None se kuki muvuga yuko ngo inyenzi nyangaragwanda zije? Ariko mana, okay, najye katubireke. Gusa ikintu ukwiye kujya umenya, jya ukomora ukome n'ingasire, sibyo? Nujya gutakagiza ubutegetsi bwa bene wanyu, reka biho gutyo, nujya gutakagiza ubutegetsi bwa Habyarimana, jya wibuka n'impamvu yateye bari abantu kwinjira. Urebe ukuntu uyu munsi bimeze ngo ugende uhashinga umuzi, uhavugane ububi wenda ububonaho ku giti cyawe ku ruhande rwawe, twe tutabona wenda nubwo bwaba buhari, wowe nububona, ariko buvugana umujinya mwinshi nkaho nta kintu mwigeze mukora muri ya myaka yawe, nkaho muri abere, nkaho muri abatagatifu, nkaho mwebwe wenda nko kuvuga ngo uri perezida w'iyo guverinoma y'u Rwanda ikora mu buhungiro, nkaho uje wakora ibitangaza, ukagaragara nk'umwana mwiza, ukagaragara nk'umuntu rwose nta makemwa. Iriya leta yica abanyarwanda murababaza cyane. Umuntu njyewe rimwe na rimwe bireba ariko bano bazungu urimo byibuze bazamenye amateka y'igihugu ukomokamo, bakakigaho bakakimenya ko nawe bakumenya koko. Amateka yagize abategetsi wowe utakagize, icyo bakoreye u Rwanda rero utakizi koko. Bahirije abanyarwanda batagira ingano hanze, n'ushatse kuvuga rumwe nabo bakamwica. Bagize abantu nka Colonel Bagosora, bagize abantu nka Bareyuzi, bagize abantu nka Habyarimana babwiye gucyura impunzi ngo igihugu kiruzuye, bakagira abantu nka Jean Bosco Barayagwiza bavuze ngo abahutu baje kutwumviriza hano udukingirizo twabo, bakagira nka Ngirumpatse Matayo bavuze ngo natanze amabwiriza yo gukwirakwiza interahamwe mu kwezi kwa 7. Bakagira abantu nka bariya bose uzi, nyamara ubirenza amaso ukaza ukavuga ibintu bijya mufite bitanahari. Noneho nahimana, hindura umurongo, menya uruhande rwa nyarwo ukwiye guhagararamo. Ndagusabye ndakwinginze wiyobye urubyiruko rw'u Rwanda, wiyobye wituyabya. Twe turi abantu dukeneye kumenya amateka nyakuri. Amateka nyakuri uragenda, amateka yayandi navuga ngo yuzuye amaraso, uragenda ukayambika umweru kandi nyuma amaraso arimo gutemba ukayagira amatagatifu. Ibyo urimo ni ibiki? Ukajya imbere ya kamera ukabeshya ugutega mu matwi, nabo bakaguhamagara ngo anamwarira. We Nahimana, hindura umurongo ndakwinginze. Wishuka urubyiruko rw'u Rwanda, wibeshya, wicura ibinyoma. Hindura umurongo, menye yuko ubeshya abana bawe, menye yuko ubeshya bakuru bawe, menye yuko ubeshya barumuna bawe.
none se nukomeza kubeshya ukoreka igihugu nk'uko cyoretswe hashize ibyo urumva bizaba bikumariye iki? Ibyo se by'ubupadiri ubundi bimaze iki? Ko nzi ko umupadiri ari umuntu ureba ukuri, ari umuntu utirengagiza ukuri, ari umuntu umurokore. Ubwo nturisebye idini gatolika, ese ryo riramara iki? Riguteza amatwi, riguteza imiki, ryakuvanye aho ngaho ubundi? Oya, hindura. Mumbabarire kuba navuganye uburakari. Nkunda gukurikirana uriya mugabo nkamureba nkamwitegereza. Yafashe ifoto ya Kizito ayishyira inyuma y'aho avuga kugira ngo yitwaze ririya bendera ry'uriya mugabo Kizito. Yes, mukore subscribe, share, comment. Tuzajya tubagezaho ibiganiro byinshi, ibiganiro bivuga ku mateka y'u Rwanda. Ukore subscribe inshuti yanjye, subscribe mugenzi wanjye, sangize mugenzi wawe. N'iby'u Rwanda nibyo ukwiye kumenya. Kuba twavuze bino bintu ntabwo ari uko twibasiye ubwoko runaka, ahubwo nuko bari abantu bashaka gufata amateka yacu bakayatoba bakayagiza kugira ngo twibagirwe hari ahacu hashize, twibagirwe ubuzima abavandimwe bacu, inshuti zacu. Wenda njye nshobora kuba ntari umututsi njye uvuga, ariko arashaka kutwibagiza bari abantu ubuzima babayemo bubi kugira ngo tuhibagirwe, noneho twe twumva amagambo atubwira. Kora subscribe, share, comment, tuzajya turushaho kubana kandi bakoze.